ndashaka The Ben, ndashaka The Ben, ndashaka The Ben, ndashaka The Ben. Wamwumvise? Ubundi bavuga yuko buri nyoni igira icyari itahamo, kandi buri mwobo, buri nyamaswa zikagira umwobo itahamo, buri ngunzu cyangwa buri kimwe cyose, buri ikirenge kigira inkweto yacyo n'ibiki n'ibiki. Ariko noneho kubona nk'umuntu nk'uyu nguyu yisararanga kuri stage ngo arimo arashaka The Ben, unamureba n'uburyo ateye n'imiterere ye n'uburyo avuga n'imikorere ye, urareba ukabona biragucanze. Mu by'ukuri hari ibintu biba bidahura, hari ibintu biba bidahura. Kumva umuntu avuga ngo arashaka The Ben, ngo arashaka The Ben mu by'ukuri, kandi mu by'ukuri nta na hamwe baziraniye, usibye kuvuga gusa ngo iyi nkuru wigeze yumva? Iyo nkuru narayumvise, yabereye i Rubavu kuri stade Umuganda, twari twasohokeyeyo mu gitaramo cy'abantu babiri, cy'abahanzi babiri bari bahatanye muri iyi minsi, bari no ku isonga, uwitwa Bruce Melody na The Ben. None rero umukobwa yarahwereye ngo yagize ate? Yarahwereye. Ubundi hari ibintu bita ngo ni ukwihwereza kw'abakobwa no kurwara indege, ariko uriya we ntabwo irari indege, kubera ko ntabwo yigeze amukunda. Yakoze icyo bita kwihwereza. Hari ukuntu umuntu aba ashaka kuba umusitari, ariko muri uko kuba umusitari akabiba yabikobokeye. Uriya rero yararebye abona ntabwo kundi yabigenza, abona ntiyaba umusitari, nta kundi kuntu kubikobokera afite, ahitamo guhita abona The Ben, avuga ati buriya amarangamutima yanjye arahura n'aya. Ibi byose biraterwa n'ibi bintu bikurikira: kuba utaramenye urugo rw'amahoro rwonyine. Gira icyo babwira, kuba utaramenye urugo rw'amahoro niyo ntandaro yo kuba ibi byose bishobora kukugeraho. Impamvu cyangwa se intandaro ni kwa gukora akazi kw'abantu igihe kirekire, bakibagirwa ko bagomba kujya kuri interinete bagafungura data zabo bakareba ibikubiye mu rugo rw'amahoro TV. Nicyo kibazo kijya kibaho. Ubundi rero ku rugo rw'amahoro hariho abantu bagenda, gira ikintu wabwira abantu bagenda bagasenga, bakajya mu butayu, bakajya mu byumba, bakagenda bakagera ahantu hatandukanye. Umuntu yajya akanyarira cyangwa yagenda agasengera mu mazi, Imana yamubwira ati nkukore ibitangaza, ngo ayo urugo rwiza, ngo ayo umugore mwiza. Ariko umuntu akaza akicara iwe mu cyumba, akumva ko umugore mwiza azamusanga mu cyumba cye, cyangwa izamusanga mu rusengero, cyangwa muri ayo mazi yasengewe, cyangwa mu buvumo. Wababwira iki? Ubundi umugore mwiza ntabwo umurebera mu buvumo cyangwa mu rusengero. Nyuma y'uko Imana ibikubwiye, ubundi uba ugomba gukora iki? No kurindira ko Imana ibikubwira, ahubwo urakora, Imana ikazaza ikabishyigikira cyane. Iyoboka inama nziza ku rugo rw'amahoro TV. Nta honyine, n'ahandi hantu uzabisanga, niho honyine ushobora gusanga ikiganiro umuranga kikakurangira umuntu muzima, utazagoza ku nkeke ngatume ujya kurindagira ngo urinde upfira kwashinga ibere nk'uyu nguyu, cyangwa ngo bitume ujya guhebeba kuri stage ngo urimo arashaka The Ben. Ubundi babikore nk'abikinira. Nyuma yo gukirigita ifaranga ugomba gushaka nawe umwana uryoshye ari kugenda kujya mu ndaya, ugashinga ukemeza kamwe, ukayoboka urugo rw'amahoro, ukajya wumva inama zihanyura buri munsi, ndetse n'abakunzi bahari bakeneye abo bahuza. Nyuma y'ibyo byose rero, iyo birangiye hakorwa iki? Nyuma y'ibyo byose, iyo umaze gushima ndetse no gushimwa, baragenda mu kabana. Ibyo wakagiye guhaha kuri izo ndaya nawe kugira ngo umuntu ajye guhasiga ubuzima, ukajya ubisanga mu rugo cyane. Nuko twinjiye mu kiganiro umuranga cy'uyu munsi. Ndagira ngo babwire ko gihe turi kumwe ndi Z, nkaba ndi kumwe na Aime. Yego, Aime nk'ibisanzwe cyane. Sasa rero iyi nkuru y'uyu mukobwa wahebebye kuri stage, kuri stade Umuganda, arimo kuvuga ngo akeneye The Ben, ngarashaka The Ben, ngarashaka The Ben, akareba amarira akazi cyangwa kikaza, ariko abashinzwe bakubwira ngo Satani akunda abagabo.
ujye umenya ko abakunda. Uriya mukobwa ntiwamenya aho yaturutse, ariko hari n'undi mu minsi yashize wari uherutse kubikora. Abikora nabwo ku bwa debeni n'indwara yadutse mu bakobwa. Ni icyorezo cyaje, umukobwa arangije niba yaravuze ati rero ngiye nshaka kuba umuntu ukaze muri karitsiye cyangwa no ku mbuga nkoranyambaga bakaba ari igihe bavuga. Nuko ubwo ngubwo urabizi ko abana ba Rubavu baba baririye amasambazo bifitiye imbaraga. Nta mwanya bari kubona wo kuza kuririra debeni kugera kuri rwa rwego. Umukobwa arifata arayisereranga, n'ubundi yari guhagarara akaza kumubona nta birenze. Nuko aragerageza aricyo bati imyenda ashaka debeni baba bamuzaniye ndimbati ntumuze. Baba bamuzaniye ndimbati. Baba bamuzaniye ndimbati. Yewe we harashya koko umukobwa ati we ntago ari uyu ntago ari kumpumurira nka debeni. Buriya ni impumuro ziko zikurura abantu. Ni impumuro zikurura abantu se? Impumuro nazo zikurura abantu. Ibi bintu kandi debeni ntago ari ubwa mbere mubaye, hari n'igihe byigeze kumubaho yagiye muri Uganda. Nabyo cyane. Umukobwa wawe yambariye ubusa araza amusanga kuri stage. Nibyo nakubwiraga ni Satani akunda abagabo. Kandi buriya igitsina gore iyo urebye iyo usomye muri Bibiliya niho usanga cyarakoreshejwe na Satani cyane. Umugabo umwe wigeze gukora amabara ni uwitwa Negayine na Perira. Yakoze amabara ate? Umwe niwe wishe undi. Ni Kayini wishe Abeli. Niwe wishe Abeli, ariko ndagira ngo nkubwire ko abagabo nibatitondera rwose abakobwa bari hanze aha barabakora akazi kenshi. Izuba ryo noneho riri gutuma abakobwa bazamukana ubushyuhe n'imbaraga zidasanzwe kabisa. Ibi bintu abantu rero badukurikiye, uriya mukobwa kugira ngo agere ku rwego rwo kurwara urukundo rumeze kuriya agera hasi araba umusazi kubera urukundo rwo akunda debeni. Uzumurangira umusore kugira ngo uriya mukobwa ucekinze muri telefone wasanga harimo umuhungu bakundana. Ugira ngo se buriya afite umwe ahubwo? Oya, ikibazo ni amahitamo y'umutima afite. Akaguru kamwe karaha kandi karaha, ntazi nawe ibyo ari gukina nabyo yakifata akarira ngo ndashaka debeni. Kuri social media rero yabaye akaraha kajya nubwo bamusubirije bakamuhanda imbati, ariko yashakaga debeni. Ibi rero ni byabereye kuri stade Umuganda mu karere ka Rubavu ku itariki enye mu munsi mukuru wo kwibohora, ubwo debeni na Bruce Melody bajyaga mu karere ka Rubavu, bikarangira ayo mabara akozwe n'uwo mukobwa tutari butangaza amazina ye hano. Ariko impamvu yatumye agwa muri rino kosa no muri iki cyaha nuko atigeze amenya urugo rw'amahoro ngo tumuhe abasore beza bamubereye bari ku rwego rwe atarinze kwisimbukuruza ngo abantu bageraho bashake no gukeka yuko yaba ashaka kumuzamukira kugira nabo umusitari.